haravuga ngo ntimuzabameneramo, ariko mbatasiri vodrayi netayabo, mbahaye sapoti. Amina. Mboherereje umufasha w'umwuka wera, urazabafasha abatsindi. Azi kubatsinda sha. Umwuka wera ntabwo wapfa gutsinda ab'isi, ariko uyu mwuka wera ujya utsinda ab'isi. Ab'isi bararuhije. Uw'isi iyo umubwembo niyihane ahorana ingingo, uramubwira ngo nareke uburaya akakubwira ngo nzatungwa n'iki, ariko umwuka wera yamugeraho akamwereka ibizamutunga. Ntabwo umwuka wera ujya unegosiya n'abantu. Umwuka wera ugira imbaraga zo kugufata ku buryo utakinyagambura. Abantu bari bashinzwe iby'imisoro ngo bafashe Yesu n'abigishwa, bari barabatanzeho amakuru ngo ni inzererezi zitagira akazi, nkuko batwita sha. Ndetse ariko bundi inzererezi zisa natwe nta makuru mufite. Ni ukuvuga ngo Yesu yaravuze ati iyo kubitana nayo yose ndayitwitisha, amafaranga byose niyibitegeka. Urahabona ifi, kandi se ku nyanja nyine haba ifi imwe, ariko kuko byavuzwe nayo buriya nyine yari ari kumwiyerekwa. Hari umugore ubura umugabo, wenda bitewe n'ibihe byiza bagiranye, bitewe n'urukundo yamukundaga n'ibyiza yamukoreye, yamubura ubuzima bwe bukajya hasi agatangira kwiheba. Abantu baratandukana, umuntu ari muri Afurika abandi bakajya i Burayi, ukabona ko harimo umubabaro. Utandukana n'umuntu mwari mumaranye iminsi mwishimanye, yagenda ukababara. Ariko ndashaka wumva uburemere bw'iki kintu, kuba bigishwa bari bagiye kubura Yesu. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndabashuhuje mwebwe abankurikiranira mu Rwanda, abankurikiranira mu bihugu by'abaturanyi, abari muri Afurika ahantu hatandukanye, abari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, abari muri Europe, muri Australia, muri Aziya. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nkomeje kandi gukomeza kubwira abantu ngo turabakunda kandi turiho ku bwanyu, ndetse n'Imana iriho ku bwanyu. Rero turi mu nyigisho za Pentecote. Nari natangiye ntanga message navuga ngo ni nk'iy'abakozi b'Imana, ndi kuvuga ngo Yesu ajya kugenda yadusigiye amakuru, kandi ntabwo yigeze adusiga nk'imfubyi, yadusigiye umufasha ari wo mwuka wera. Hanyuma uyu munsi ndashaka kubabwira ngo uyu mwuka wera twahawe, nawita ngo ni intsinzi tugendana, kuko uraturwanirira, uratuyobora, udufasha ku manywa na nijoro. Dukomeze turebe n'ubundi muri Yohana ibice 16 umurongo waho wa 7. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo reka nze mpere ku murongo wa 8. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka, iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Dusubiremo. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka, iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi haciriweho iteka. Ariko ndababwira kuri 7, ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzaboherereza, ariko ningenda nzaboherereza. Ubwo azaza azatsinda n'ahantu ashakaga. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka. Ubwo azaza
azatsinda ab'isi. Abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka. Dukomeje gushimira Yesu, turashimira Imana, turashimira n'Umwuka Wera. Aya magambo nababwiye ngo Yesu ajya kugenda yasigiye abigishwa amakuru, niyo mpamvu batigeze batandukira. Yabasigiye amakuru, niyo mpamvu bagize umubabaro ukomeye, ariko ntibigeze batinzira. Basigiwe amakuru, niyo mpamvu batigeze bayoba. Imana ihabwa icyubahiro, bagumye mu murongo kuko bari bafite amakuru. Yarabaganirije ajya kubabwira ngo ni byiza ko ngenda, nuko yababonagamo umubabaro. Nukuri nimureke mbabwire, umuntu atandukana na sheri we akarwara akadege ntiyongere kurya no kunywa. Siko bigenda urubyiruko? Umuntu yatandukana n'umukozi wamukoreraga neza akavuga ngo nzongera kubona umukozi nk'uriya gute. Umugabo n'umugore, hari abagore n'abagabo batandukana ubuzima bugahagarara batameze nkatwe. Hari umugore ubura umugabo wenda bitewe n'ibihe byiza bagiranye, bitewe n'urukundo yamukundaga n'ibyiza yamukoreye, yamubura ubuzima bwe bukajya hasi agatangira kwiheba. Abantu baratandukana, umuntu ari muri Afurika abandi bakajya i Burayi, ukabona ko harimo umubabaro. Utandukana n'umuntu mwari mumaranye iminsi mwishimanye, yagenda ukababara. Ariko ndashaka wumva uburemere bw'iki kintu, kuba bigishwa bari bagiye kubura Yesu. Wari umubabaro ukomeye mu mitima yabo, kuko bari babuze intwari yabo, babuze igihangane. Uyu Yesu bari babuze ni Yesu wari ufite ubushobozi bwo gufata Nyabarongo agahita yikoramo agashya akajiko kwa Nyirangarama. Mpamvu nkavuze nuko ari keza, ndabeshya se? Kariya gashya ko kwa Nyirangarama bakora mu matunda ni keza. Yesu wabanaga n'aba bantu, Imana ishimwe, ni Yesu wari ufite gufata Nyabarongo agayikoramo akajiko kwa Nyirangarama. Imana ishimwe. Uyu Yesu ni Yesu wari ufite gufata 5,000 cyangwa n'100 by'abantu akakanya, urumva, agahita afata nk'ingiga y'igiti arakabyara, agahita afata nk'ingiga y'igiti akahita yikoramo umugati wo muri Simba cyangwa wo muri Lagarete. Ya megate ni myiza dore ko muzi kwigerereza. Amin. Umugati wo muri Simba no muri Lagarete ni umugati narebye niga kureba izuba ngera muri uyu mujyi wa Kigali, hano nakoraga akazi ko mu rugo, baryaga umugati wo muri Simba wo muri Lagarete. Ariko rata bakire muri iherezo, uriya mugati ni mwiza. Yego, uyu Yesu, amina, ni umugabo wari ufite ubushobozi. Yari afite ubushobozi bwo gufata umukungugu akaba yawukoramo abantu. Yari afite ubushobozi bwo gufata ibibabi by'ibiti akaba yakoramo amadolari. Yari afite ubushobozi, haleluya haleluya, bwo gufata ifi 2 n'imigati 5 agahita haza abantu 5,000. Yafataga amazi hakavamo divayi ikirori kigakomeza. Uyu Yesu ku ngoma ye, haleluya, akirina, nta muntu wari ukirwara, nta muntu wari ukirwaza. Ibyo gushyingura bari barabivuyemo. Ndababwiza ukuri, umuntu yarapfaga ati hituzuka, agasanga bamaze iminsi 3 mu biturati, ni mu mufungure ni muzima. Yakizaga indwara z'abadayimoni, abantu birukanywe n'abaganga ngo barindire ipfu. Uyu mugabo witwa Yesu iyo yabageragaho yabakoragaho rikaka, kugira ngo rero babure uyu mu Yesu wari umeze gutyo. Murumva atari ikibazo? Ayiwe, hoya, urumva atari ikibazo disi bari bagize? Ariko reka nkubwire, bimwe ngo abafarisayo santerenganye ngo barabafashe. Mapana, abantu bari bashinzwe iby'imisoro ngo bafashe Yesu n'abigishwa, bari barabatanzeho amakuru ngo ni inzererezi zitagira akazi, nkuko batwita sha.
ndetse ariko bundi inzererezi zisa natwe nta makuru mufite. Hanyuma bajya kwaka imisoro bagira ngo bamutege umutego, basanga yabarushije kwiga yize mbere ya nimuza n'imisoro. Yesu yacaga bugufi, ntigeze bari abamwakaga imisoro ntigeze azana igitinyiro cye n'igihagararo cye n'icyubahiro cye disi. Yabaciriye bugufi, ahita atuma umwe mu bigishwa, genda hariya ku nyanja uri uhabona ifi, nuhabona ariko uriya ku nyanja hari ifi imwe koko urahabona ifi. Ni ukuvuga ngo Yesu yaravuze ati iyo kubitana nayo yose ndayitwitisha, amafaranga byose niyibitegeka, urahabona ifi. Kandi se ku nyanja nyine haba ifi imwe, ariko kuko byavuzwe nayo buriya nyine yari ari kumwiyerekwa, urayibonamo amafaranga uyazane hanyuma twishyura imisoro. Hanyuma nimwumva umuntu babanaga nawe yari umuntu w'igihangane, ngo iyo wamunyuragaho ugafata ku mwenda gusa mukegerana, icyago wari ufite cy'ikigeragezo cyahitaga gishira n'uburwayi. Ibaze kubura umuntu umeze gutyo mu buzima, kandi tubura abantu baciriritse badafite n'ikintu rwose basobanuye. Umuntu ngo ukubwira ngo ijoro ryiza, wamubura ukarara udasinziriye, ngo wamubuze. Ibintu nk'ibiraho nk'ibyo bidashinga ntibibyine. Ariko Yesu yari abafatiye runini. Hanyuma bari mu gahe rero ko kwitegura kugira ngo agende. Hanyuma bari bahangayitse, arangije arababwira ngo ariko ni byiza ko ngenda. Arabwira ngo kuko ningumana namwe umufasha ntabwo azaza, ariko igihe cyose nzaba ntahari uwo mufasha azaza. Hanyuma arabahumuriza. Mureke mbabwire impamvu Yesu yabahumurije. Baritegereje abigishwa, baravuga ngo abantu b'ikiremwa muntu ni kibi. Reka nze mbabwire, nimba hari umuntu ugoye kubana nawe ni umuntu umugaburira neza kugira ngo urebe yuko mwabana neza, ariko ibyo wamugaburiye akabitesha agaciro. Umuntu ukavuga uti reka nze nanamwambike atazajya agira ngo nambara njyenyine, ariko ibyo wamwambitse ntibigire aho bifata. Ukanamuraza ahantu heza kugira ngo urebe yuko wamwereka umutima mwiza, ariko ibyo ngibyo ntabyiteho. Ukanamufasha mu buzima, ukamuhumuriza, ariko akanga akaba umuntu. Abigishwa bararebye, bareba ibintu bakoreye Yesu, bareba ukuntu bamupinga n'imbaraga zimubamo. Baricara batera imibare, hari ukuntu natwe tujya tuyitera. Barayitera baravuga bataba banyagwa, bafashe uyu muziranenge utajya unatukana, utajya unavuga nabi, wifura, wicisha, ufite imbaraga zingana gutya ariko agaca bugufi. Umunsi yatuvuyemo ntibazatugira uburere. Nuko babibaraga kandi byari byo. Bahita bibaza ukuntu bazabaho batari kumwe na Yesu, ariko Yesu aravuga ngo ni ukuri ningenda ntimuzasigara mwenyine, nzabasigira umufasha w'umwuka wera. Aravuga ati uyu rero ikintu azabafasha niki? Hazabafasha gutsinda ab'isi, hazabemeza iby'ibyaha byabo ndetse no gukiranuka. Hari igihe umuntu akubaza ngo ibyo ngibyo uvuze byanditse he muri Bibiliya? Mureke mbabwire, ntabwo ibintu byose usibye ko burya nubwo tutazi imirongo y'aho biri byose birimo, ariko uyu mufasha witwa umwuka wera, Yesu yaravuze ngo uyu mwuka wera nuza azenda ku bya Data, azanababwira ibyo ntababwiye. Ibyo utarabonera igisubizo muri Bibiliya, n'ibyo utabasha gusobanurira abantu, umwuka wera yahari ni umusobanuzi ukomeye. Yarababwiye akantu keza rero ko kuvuga ngo azabafasha gutsinda ab'isi we, ab'iduniya niko njye mbita. Nimba hari ikintu kigoye uw'isi ararushye. Uw'isi aba ashaka kumubwiriza umwerekane n'urugero. Ibi niko bamera. Kugira ngo yemere ko uri umukozi w'Imana, ugomba kuba ufite imodoka nziza ugendamo, ugomba kuba ufite etaje utuyemo, ugomba kuba ufite icyitwa amafaranga, ugomba kuba uhinduranya imyenda kandi y'agaciro, ugomba kuba udafite defu. Icyambere, ugomba kuba ufite abana batakunaniye,
waba ufite nk'abankurumogi, abakozi b'Imana bagira abana bankurumogi banabatuka. Waba ufite umwana w'urumogi akakubwira ngo uzabanze ubwirize umuhungu wawe. Ese cyangwa ninjye warushye njyenyine? Ngewe nzira ko nta mugabo ngira, nawe uzira ko umwana wawe ankurumogi akanagutuka. Iyo umubwirije ufite umwana w'urumogi, uw'iduniya niwe ndi kukubwira, ahita akubwira ngo banze ubwirize abahungu bawe, ubundi vuga butumwa ryo biraciriritse. Sawa rero. Iyo umubwirije udafite urugo umeze nka Mukeshimana Emerita Mama Charlene official, ahita akubwira ngo uzabanze ugende ugire urugo nk'abandi, cyangwa uzabanze uhindura umugabo wawe, akaba arakwemeje abiduniye. Iyo umubwirije ufite uburwayi uhora mu bitaro, ahita akubwira ngo uzabanze Imana uri kumbwira ibanze kuvure umubiri wawe bamutaraga ubone kuza kunyigisha, babita bisi. Iyo bagutaye hanze ntabwo wamubwiriza, arakubwira ngo iyo Mana itakwishyurira inzu, nabisi ndi kuvuga sha, itakwishyurira inzu bakaguta hanze, genda ubanze uyibwire iguhe yawe yo kubamo, cyangwa se ijye kwishyurira neza. Wabumvise abisi? Iyo mwashonje mwabuze ibiryo ntabwo wamubwiriza, arakubwira ngo uzabanze nawe ubwawe iyo Mana uyigiremo imbaraga iguhe nibura ibirayi. Uwisi ntabwo wamubwiriza ufite inkweto ihengamye, ahita akubwira ngo iyo usenga izabanze kugurira inkweto. Iyo ufite igitenge cyacuye, arabanza akakubwira ngo uzabanze uyibwire ikugurire nyerera nibura ku idigi. Nyerera ku idigi. Hari igitenge bambwiye ngo cyitwa nyerera ku idigi. Yesu mwami, uzabanze nibura ikugurire nyerera ku idigi. Uwisi iyo uri umushomeri, arakubwira ngo mbere yuko umbwiriza genda ubanze uyibwire iguha akazi. Iyo nta mafaranga ufite kuri konti, arakubwira ngo genda iguhe nibura na 5 ujye ubibikaho. Iyo ugenda mu ikofi nta kirimo, uwise arakubwira ngo genda na abo ngabo. Nuko basi ntiwamubwiriza yaragumiwe, arakubwira ngo genda nibanze iguhe umugabo. Iyo uvukana n'abasaza bawe badakijijwe, abisi barakubwira ngo genda uhere kuri basaza bawe. Iyo ufite umugabo udakijijwe, barakubwira ngo banze usengere umugabo wawe. Iyo ufite umugore udakijijwe, harakubwira ngo genda ubanze ubwirize umugore we. Abiduniya nabo Yesu yatubwiraga, haravuga ngo ntimuzabameneramo, ariko mbatasirivodrayi netayabo mbahaye sapoti. Amina. Mboherereje umufasha w'umwuka wera, urazabafasha abatsindi. Azi kubatsinda sha umwuka wera. Hatabaye umwuka wera nibi ngibi ndi kuvuga, nabameze nk'uri guhonda ku rutare. Ariko iyo uzanye za detaye umwuka wera arakwihorera, ubundi akakwifatira. Nimureke mbabwire, umwuka wera ukora akazi gakomeye. Ikimbabaza ni abantu batazi ko n'umwuka wera ubafasha akazi. Abisi rero Yesu nabo yavugaga, aravuga ngo azabafasha gutsinda bisi. Gutsinda bisi abemeza iby'ibyaha byabo, hanyuma anabereka ibyo gukiranuka. Imana ihabwa icyubahiro. Umwuka wera arashoboye. Dufite abagabo n'abasore bagiye bakizwa, yicara akakubwira ati nge bafunze inshuro nka 500, banjyanye wawa, banjyanye hariya ku Muhima, nimba bahita kwande we kwa Kaki. Ku Muhima hari ahantu bajyaga bajyana abantu nyine bakoze ibyaha. Banjyanye wawa, banjyanye Gikondo, banjyanye hehe, barankubise, barampannye, barafunze bararuha, ariko nza guhura n'ipingu ry'umwuka wera, nza guhura n'Imana, hura n'umwuka wera, hanyemeza ko ndi umujura mpitanyizwa. Urumva Imana, urumva umwuka wera udafasha polisi akazi. Umuntu akabaho muri iki gihugu ari umweskoro, polisi itamuzi, nta muntu n'umwe. Hari umuvugabutumwa witwa Alex, ibi mvuze nawe ajya byivugira, avuga ukuntu yari umweskoro, wa wundi wigira rwemeza mirimo, akajya agira n'abamubikira amafaranga yibye bakontaburesha, akamanuka mu modoka y'ingetura nkawe, urumva y'amabandi, hakagenda ameze nk'umuyobozi,
yigeze ngo ateranye inama nimba ngo ari hehe, aravuga ati ndashaka kubakorera, nimba ari umuhanda uturuka hehe uzi Kigali, ati ndashaka kubakorera uyu muhanda, buri muturage wese agomba kujya atanga ayo mafaranga. Ibaze umuntu ukoresha inama ariko Mwuka Wera urakabyara. Ibaze umuntu ukoresha inama abaturage mu mudugudu atayobora, mu murenge atayobora, hakabizeza ko agiye kubakorera umuhanda ari rwiyemezamirimo, bagahita bamuha amafaranga akayatahana, ntibongere kumuca iryera. Urumva abatubuzi bari bari muri iki gihugu barakomeye, ariko Alex aza gukubitana na Kirisitu, amwemeza iby'ubugegera bwe n'ubwesikoro bwe, arakizwa, yakira Yesu. Iyo ni pandagare y'Umwuka yamufashe. Murumva se ribu na polisi badakwiye gushimira Umwuka Wera kujya ubafasha akazi? Dufite indaya, mureke mbabwire, indaya Imana yagabanyije muri iki gihugu ikaziha agakiza. Iyo ziguma amarira abagore mufite ngo babatwaye abagabo, ndakurahiye ubu haba harimo harashya, haba harimo gukongoka. Imana yagabanyije imisonga ikoresheje Umwuka Wera, ihamagara indaya. Ni iki cyashobora indaya? Indaya igendana inzoga mu ishakoshi, ikagendana puridansi, ikagendana n'icyuma. Nituryamana ntuyame ndohita nkurangiza. Kandi wibuke mu bantu bajya kugura indaya n'umugabo wawe arimo. Ubwo si indaya yitazigabanya ikoresheje izi imbaraga z'Umwuka Wera. Kumarira murira ngo barabaca inyuma, haba hari kubye n'ayandi. Ariko turashimira Umwuka Wera. Umwuka Wera, Umwuka Wera, Umwuka Wera ujya uba umuribu, Umwuka Wera ujya uba polisi nasiyonari, Umwuka Wera ujya uba umukomando, Umwuka Wera ujya urwanira ku butaka, Umwuka Wera ujya urwanira mu kirere, Umwuka Wera ufasha polisi akazi. Ibintu reka nkubwire, Umwuka Wera ujya uhinduka ipingu, Umwuka Wera ujya uhinduka Umwuka Wera ni ikintu, ni umushinjacyaha, Umwuka Wera ni umugenzacyaha, Umwuka Wera ugira gereza, Umwuka Wera ugira amahugurwa. Yesu we, Umwuka Wera. Abantu bafashwe n'Umwuka Wera, ibisambo bigabanuka mu gihugu. Hari ibisambo byafashwe na polisi, hari n'ibindi bisambo byafashwe n'inzego zishinzwe umutekano, ariko hari ibyo batabashije kumenya no kurabuka. Mwese abantu benshi ntibiba ariko ntibabamenye. Hari n'igihe babamenya kubafata no kubashakira ibimenyetso ntibite bikunda. Ariko Umwuka Wera ni umuribu, ni umupolisi. Umwuka Wera ugira pandagare, ugira n'amapingu. Ufite abantu benshi wafashe barakizwa barahinduka. Iyo Umwuka Wera udakora akazi ngo ugabanye abajura, ugabanye indaya, ugabanye abicanyi, bakizwe, Imana ibaha agakiza. Ubu ngubu ku byago abantu bafite hari kwiyongeraho ibintu, ku makuba ariho hari kuza ayandi, ariko kubera uyu mupolisi w'Umwuka Wera, haleluya, haleluya, hari ibintu byahindutse. Umwuka Wera uzabafasha gutsinda ab'isi. Ntabwo wapfa gutsinda ab'isi, ariko uyu Mwuka Wera ujya utsinda ab'isi. Ab'isi bararuhije. Uw'isi iyo umubwembo ntiyihane ahorana ingingo, uramubwira ngo nareke uburaya akakubwira ngo nzatungwa n'iki, ariko Umwuka Wera yamugeraho akamwereka ibizamutunga. Ntabwo Umwuka Wera ujya unegosiya n'abantu. Umwuka Wera ugira imbaraga zo kugufata ku buryo utakinyagambura. Kandi Umwuka Wera ugira ubushobozi buruta bwa polisi, buruta bwa ribu, buruta bw'inzego z'iperereza n'izishinzwe umutekano. Umwuka Wera ufite imbaraga, ufite ubushobozi. Mureke mbabwire, iyi si yose impamvu ibintu bigenda neza ni uko hari sekirite y'Umwuka Wera udufasha kuyobora igihugu, ukayobora n'isi. Umunsi uyu mutungo wavuye ku isi uzabureba. Nta ndege izongera kugenda ngo igere aho ijya, nta modoka izongera kugenda ngo igere aho ijya. Ibintu byose bizamera gutya, kuko ubu ngubu Umwuka Wera ukontorora isi. Kandi Umwuka Wera ari ku isi kubera itorero riri ku isi. Nirimara kugenda nta Umwuka Wera uzagenda, kandi nugenda niho muzamenya ko hari ibintu byari kuyoba. Ubu n'agahenge muzajya mubona abantu bafite, ni uko Umwuka Wera uba uri mu kazi. Uzi ibintu biba byubikiriye abantu. Ubu muzi impanuka mu muhanda, izo mubona ziroroshye.
umwuka wera aba yakoze akazi. Hari abadayimoni umwuka wera aba yanigaguye. Umwuka wera udahari kumanuka mubona mwabona hikubyeho inshuro 70 ku bugome bwuzuye mu mitima. Ubugome bw'abantu bwuzura mu mitima bagashaka guhora bica abandi, ariko umwuka wera ukajya ubafata. Buriya abashaka kugutera ibyuma, habirirwa bahiga imodoka ugendamo, habirirwa bagutegera ku gipangu cyawe. Reka nkubwire, umwuka wera ujya ukora akazi. Habirirwa barimo guperereza amasaha utahira kugira ngo baze kukuniga. Umwuka wera ukakuvugiramo utanabizi, ukakubwira ngo ntuzongere gutaha utinze. Bakajya bibwira ngo ntwataha, ahubwo bakarara bakuraririye. Umwuka wera akabafata, umwuka wera akabakuzirikira, bagapfana ibirozi byabo n'ibihembe byabo, bagapfana ibyuma n'imbunda zabo baba bashaka kukwicisha. Ni umwuka wera uba uri mu kazi. Umwuka wera arahindura ngo azemeza abantu iby'ibyaha byabo. Ikindi, umwuka wera hazababwira ibyo gukiranuka. Abantu benshi bajya baburana bagakoresha Bibiliya, ariko umuntu ufite umwuka wera aba afite ubundi buyobozi muri we. Hari ibintu tutakoze, mureke mbabwire, niyo mpamvu nta muntu ukwiye kwigana undi. Umwuka wera ujya ufata umuntu ukamwiyoborera ku giti cye, kandi umwuka wera afite uko ayobora, nawe afite uko akuyobora. Icy'ingenzi ni ukumugira. Hari igihe uburana n'umuntu ibintu, hari ibintu tubuzwa n'umwuka wera, Bibiliya ntibitubuze, ariko umwuka wera akakubwira ngo ndabishaka gutya. Umwuka wera akakubwira ngo nkeneye ko bigenda gutya. Niyo mpamvu abantu benshi mukeneye umwuka wera. Umwuka wera azabafasha gutsinda bize. Ni iki cyamara ubusambanyi mu mugabo wawe atari umwuka wera? Mureke mbabwire, urebye inkumi ziriho, tuvugisha ukuri mw'abantu, urebye abagore bari hanze aha, wagira ngo hari uruganda ruri kubatunganya. Ukareba abakobwa bari hanze aha, wagira ngo bafite za kampani ziri kubitaho, ariko kazi ko kubasiga no kubambika. Hanyuma ubu byaroroshye, baje no kuri kamera. Aricara kuri kamera, ikibero cye gitukura, dore ko hari n'izi kamera nazo ziradutuburira. Hari abantu ujya mburira nabo mu mujyi, intingahoda uyu muntu ni uko asa. Mba rero wa mukameramani wanjye we, ibintu byo kundema ngahinduka undi muntu uzabyihorere. Uzajya unyihera natirere, kuko ibintu nabonye sinshaka. Kuri kamera umuntu akaba umuzungu, wareba ikibero rero na kamera ikagikubita udutashi n'ibikovu byose bigashiraho. Ubu nyine shitani yaranabazanye, n'Imana se yabazanye, yarabazanye ngo barobeshe abagabo. Udafite umwuka wera wa mugabo we, udafite izi mbaraga z'umwuka wera wa musore we w'umukirisitu, ibi bibero wabicaho. Maze nanjye ndabireba nkagumisha y'ijisho, ndi umugore. Ndandeba nkareba havuga, ariko nk'uyu yabyawe n'umugore. Ubusa yigeze asohoka nibura, cyangwa yagumye mu ipamba kugeza abaye impumyi. Nimutagira imbaraga z'umwuka wera, ibibero ntago bikiba kuri kamera gusa. Ubu ibibero bisigaye byaraje no mu nsengero zaba abatekamitwe. Ibibero biri no mu makorari, za nsengero mbabwira zitica ntizinakize. Ngo n'abana babo ngo riri ntibakoma rutenderi, ntibavuga, bavuze se amaturo bakongera kuyaba. Ibibero by'abashumbakazi b'abagore, za mini zigera mu gutwi, baba bahagaze ku ruhimbi bigisha. Ibibero by'abaririmbyi, ibibero by'abagore bafite n'abagabo, ibibero by'abaderira baje mu nsengero kugusha abagabo.
nutagira izi imbaraga z'umwuka wera uzahera iyo ugenda ugiye ruriya ni urwobo shitani yagucukuriye. Uyu mwuka wera niwe uzagufasha, uyu mwuka wera azagufasha urebe uhita ukura y'amaso wiruka. Uyu mwuka wera niwe uzagushoboza, uyu mwuka wera niwe uzaguha imbaraga. Naho ubundi ndabarahiye uyu mwuka wera. Mwari muzi ko abagore basigaye biteretera abagabo? Abagore bari abategarugori, abakobwa ari abari. Abakobwa basigaye biteretera abahungu, abagore basigaye batereta abagabo. Uzaza usure sha ndumva ngukumbuye. Yego Merita mukesha Imana akiterekeshwa amaso rega kuri telefone, ubundi na za video zaraje mama shenge. Nimutagira imbaraga abagore basigaye bazi kwiteretera abagabo uzamucika, kandi noneho azajya gutereta na guhonge uzaho isi igeze. Hanyuma se mwabagore mwebwe nimutagira imbaraga muzacika abagabo bariho bo baroroshye. Hari abagabo b'amabogari bakoze ikintu bita amatuza, babyita gukora amatuza. Bafite amatuza, bafite ikofi, bafite amamodoka meza. Wa wundi rwose ushobora kugukunda agahita aguha kontake bitamugoye. Wa wundi wagukunda akaguha n'imfunguzo z'inzu. Wa wundi wakujyana mu ndege mugatemberera aho mushaka. Ngaho mbwire rero wowe no gusohokera kuri Nyabarongo ntabwo urahakandagira. Umuntu azakubwira ati ndashaka kukujyana Dubai twigire ku nyanja, hari hotel iri ku nyanja nimba ngo bayitanga iki sinzi no kubivuga. Uzi ko wowe no kuri Nyabarongo utarahakandagira. Akubwira ati tugende tujye gushopinga ubundi tujye kurya ubuzima muroko. Nutagira imbaraga z'umwuka wera wa mugabo uzamucika. Nutagira imbaraga z'umwuka wera uzakomeza kwemera kugenda kuri moto kandi imodoka zihari. Nutagira imbaraga z'umwuka wera uzabura amavuta yo kwisiga uburi cyangwe kandi abagomba kugukoraho bahari. Nutagira imbaraga z'umwuka wera uzashomera ugira ubukene ubure minervare ya kaminuza ubure yo kurya ubu uhirimbire n'ibifaranga abagabo bafite na za sheke bari gusinya. Mbifurije imbaraga z'umwuka wera. Hanyuma soza uwo mwuka niwe uzabemeza iby'icyaha. Uyu mwuka niwe uzakubwira amakosa wakoreye umugabo, uzakubwira amakosa ukorera umugore, uzakubwira amakosa ukorera sobuja, uzakubwira amakosa ukorera abakozi bawe, uzakubwira amakosa ukorera abaturanyi, uzakwemeza ibyo ukwiye kuvuga mu gihe cyabyo. Uyu mwuka wera uzakuyobora mu kuri kose tugiye gusenga. Imana ibahe imbaraga z'umwuka wera. Uzabemeza iby'ibyaha. Uyu mwuka wera uzakubwira ngo ibi si byo ibi nibyo, uzakubwira icyo gukora. Imana ibahe umugisha. Turi mu nyigisho za Pentecote, turi kuvuga ko umwuka wera. Imana ibuzuze umwuka wera. Amen. Imana ibahe umugisha.